pasiteri gitara gica neza yagize agahita ashyiramo n'ubumara n'ubusaba bwe ayiwe arega ntabwo yakumva udatinganya duhigo bisaba kugutimbura ngo yaraje asanga bamunobye bamukubise kandi bari bene se utagira ngo bamutambukagaho ngo bakamureba afite ibikomere ajojoba amaraso icyatsi cy'ikibundi cyajyaga muri iri joro nta turo nta ki mwagiye kuryama ubundi mwagiye kuryama kijajaba ngo kizi ngo gutera ngo za hareruya z'umurambaro zirakora urazitera ute dushaka ibifi binini kandi hakenewe abantu bafite intwaro urumva bagiye guhanganira nkawe nturagije neza kandi nguhaye ikaze nyita Prince Robert umuhungu w'Imana n'abantu bose bumva ururimi mvuga Imana ibaho umugisha wakoze subscribe habwa icyubahiro ubuntu bw'Imana nibukubeho nawe ugiye kuyikora reka nsabe niba ufunguye iki kiganiro ugiye kureba iki kiganiro kora like kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza nakiye umutumishi bamwita Mama Karabo mumaze kumumenyera hano mu rugo rwacu yabaye umusangwa Mama Karabo umeze ute meze neza uri amahoro ndashima Imana hanyuma ndifuza ko tuganira ikiganiro kitari buze kuba kirekire bitewe n'igihe dufite ariko umwuka w'Imana uko arabishima aduhema ibyo ashima ko twumva yego hanyuma umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo murinzi we menyesha igihe ijoro rigeze he burije cyangwa burenda gutya nawe ndashaka kukubaza iki kibazo nk'umutumishi ijoro rigeze duha amakuru rero ndakwakiriye murakoze cyane Imana ibaho umugisha kadusenga Imana turagushimye Imana turaguhimbaje wera turaguhimbaje muri aya masaha izina ryawe niryubahwe ahandi ni ku manywa bwami bwawe nibuze turagushimye dushaka n'ibikorwa mw'isi bateraniye bavuga izina ryawe uzazubane nabo iri funguro ry'ijambo ryawe tugiye kwiga dutangiye kugeza dushoje mu izina rya Kristo Yesu amen 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 tugiye gusoma ijambo ry'Imana yego Matayo 25 ku murongo wa mbere Matayo 25 nsako dusomere katwihute tuhagere umurongo wa mbere uvuze iki Bibiliya iravuze ngo umugani w'abakobwa 10 yego icyo gihe ubwami bw'Imana bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusangiranira umukwe ariko muri aba 10 abatanu bari abapfu abandi 5 bari abanyabwenge abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo yego muko atinze bose barahunikira barasinzira ariko nijoro mu gicuku haba urusaku ngo umukwe araje nimusohoke mu musanganire maze babakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko dore amatabaza yacu azima ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya ntidukwira twese ntiyadukwira twese nimujye mu bahanduzi muyigurire bagiye kugura umukwe araza abari biteguranye binjirana nawe mu bukwe urugi rurakingwa hanyuma babakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi nuko rero 13 baravuze ngo muwe maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe ni ijambo ry'Imana dushimiye Imana intangiriro y'ikiganiro cyacu ni ukwije 5 b'abanyabwenge 5 b'abapfu yego ahangaha igihe tugezemo dusohoyemo Yesu yaravuze ngo ntabwo muzi igihe uko mutazi igihe umujura azinjirira niko mutazi n'igihe umwana w'umuntu azazira cyane ariko asiga message avuga ati ubwami bwo mu ijuru buragereranwa n'abakobwa 10 5 b'abapfu na 5 b'abanyabwenge bamwe babika amatabaza yabo n'amavuta mu mperezo abandi babika amatabaza atagira amavuta ni itara riri mu rutambi ritagira peteroli yego
ariko barategereza baravuga bararirimba bigisha ijambo ry'Imana ariko bagiye kubona aratinze bajya kuryama barasinzira yego ariko bamwe baravuga ati nubwo yanaza mu gicuku aje nijoro byagenda bite azasanga hari uko ku manywa twari tumwiteguye none akaba atinze akaba agezeho igicuku tugiye kwiryamira dukora iki tukaba tugiye kuryama bamwe baryama batafite amavuta bifitiye amatabaza atagira amavuta mbese ariko ntekereza ko ari amatabaza yabo yari arimo amavuta barayacana peteroli ishiramo imaze gushiramo ntibashyiramo indi ngo babikane birimo cyangwa se ngo bashyire ku ruhande bazasukemo uwacu kare twaganiriye aravuga ati bageze aho baravuga ati rakaraka ibintu byo kuvuga ngo araza ntazatinda none yaratinda nk'uko yabisezeranye natwe wapi reka tubanze twubake etaje reka twubake reka tubanze twibyarire n'abaretse kuza ubona ku gihe cya Nowa niko byari bimeze cyane none bwo mugisha ngo bamwe barabyaraga abandi ariko Nowa buriya kiriya kintu ari kubaka ngo imvura izagwa iyi mpeshyi imeze itya izagwa ryari koko Nowa koko ngo uhamagaye kangahe amatabaza barayacana barayakomeka arangije peteroli ishiramo shizemo rero ariko rero aho twategerereje reka basi tujye kuryama ntacyo ubwo wenda azaza bwakeye ariko abana bavuga ati nyamara yavuze ko azaza kandi nk'uko yabisezeranye nawe nk'uko azaza nta jambo yavuze rihera reka tumenye ukuntu tugomba turyamana amavuta n'amatabaza igihe azazira naza nijoro tuzacana naza kuma ubwo ntituzakenera gucana ariko twizigamire icyo ntekereza mwaba yarasinziriye naza bazaba bakiriho tuzahindurwa duse narwo ariko hari n'abazaba barapfuye bazazuka ngo ariko kandi ngo bapfuye nibo bazabanza kuzuka haleluya arangije bamwe bariryamira bafite amatabaza atagira amavuta abandi bariryamira bafite amatabaza n'imperezo zirimo amavuta ngo bageze mu gicuku bumva urusaku ngo umuko araje batangira kumaragata bamwe bafata amavuta n'amatabaza n'ibibiriti batsa abandi bacana bikazima ngaho rero ko bizimye mwaduhayeho gute umwuka wera bamusangira bate ugomba kwigirira uwawe ubu umwuka wiburwa na nyirawo uhari ufite iryo tara ryawe wacanye ritagira baracanaga urutambi rukaka ariko bikazima kubera ko nta mavuta barabikometse barabyakisha barabiraka bibagirwa kurekera haragiye mujya kwa ba nyiramwiza n'ahandi hose mpereza zanyashiramo barayamaze hari ikiganiro twatambukije kivuga ngo imbaraga hari ukuntu ugenda ikagushiramo na Yesu imbaraga yajyaga imushiramo yarangiza nimugoroba akazamuka umusozi akajya mu ishyamba gucaginga imbaraga kandi yari Imana 100% akaba n'umuntu 100%, ariko twebwe turashaka kuvuga tudacaginga iyo mbaraga ituvamo izasubiramo ite tutagiye gushaka aho bashyiriramo imbaraga ni ikibazo abandi rero imbaraga barakomeka imbaraga zibashiramo zimaze kubashiramo bagomeza kubika igitara kitagira amavuta kandi batiri yabaye feble batiri nta cagi ntabwo bigeze bacaginga bandi tugirire neza wenda mugani Robert niwe ukunda kuvuga ngo bumve ikinyarwanda mvuga gukomeka ugacana peteroli gashiramo ntumenye ko peteroli yashizemo warangiza ukajya kuryama wajya gucana ugasanga nta mavuta birakwiye yuko ugomba kugenda ugashaka mu bahanjuzi yakirika ukabika amavuta ukaryamana amavuta kugira ngo niwumva urusaku uzabyuka uvuga ati ntacyo bintwaye makara muri iki gicuku abantu bakwiye kwitwara gute basi tubwire ku banyabwenge abapapa bo bihorere bazaze mu bukwe nyuma reka mbabwire reka komeze ngera mwiyerekwa yego ngeze yerekwa mbabazwa n'abapfapfa nababajwe n'abapfapfa bamaze amatabaza yabo atarafite amavuta birambabaza ndavuga mana ibi ni ibiki aho se abantu twararangaye nibura bimeze biti hari nka 3:00 z'ijoro ndi ku gitanda ngiye gusenga ngo ndyame ariko mbanza kwicira urubanza ndavuga ntibirashoboka ko twaba twararangaye
tutarabaye mu mwanya neza numva ndababaye, ariko ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo ntago warangaye, kuko n'ubusanzwe njye ndakora ndasenga, ariko ibyari bimbabaje nyine ubwo hari ukuntu ari abapfapfa bari bambabajemo ku ruhande barababaza. Hakuze abantu mufitanye gahunda y'ubukwe shaka ukabona bari kumaragata, muze misigara we abagezeyo baragwiriye baranezerwa umwana w'intama, abandi bari mu nzira muze misigara. Baratubabaza. Narababaye, ndahagije nari nicaye tugiye kuryama 3:00, hari ukuntu ncara nkegamira gutya ku gitanda, ndavuga Mana wese narangaye nkora iki? Ijwi rihita rimbwira, ntabwo ari inzozi bingiye kubabwira, ntabwo zari inzozi ngo mvuge ngo nari nsinziriye, nari nicaye ngiye gusenga 3:00, kuko icyo kiganiro nagiranye n'Imana nakimazemo hafi isaha. Ndangije Imana irambwira ati ijoro urarizi? Ndarizi. Amanywa urayazi? Yego ndayazi. Ati rero muri mu gihe cya nijoro, muri mu gihe cy'igicuku, ntega amatwi. Iyo uri kuvugana n'Imana rero n'umwuka wera bari hafi yawe ari kujya gusobanurira ibyo Imana iri kukubwira, kuko Imana ntabwo ivuga ururimi buri wese yakumva. N'ubu ngubu hari ukuntu ushobora kuba ndi bubivuga akagira abatabyumva. Imana iri kumbwira n'umwuka rero akagenda nsobanurira diregite ibyo Imana yashakaga kumbwira. Arambwira ati ni igihe cy'ijoro. Igihe cy'ijoro rero hari abashinzwe gukora nijoro, hari n'abashinzwe gukora ku manywa, ariko abashinzwe gukora nijoro ngaba abajura bakora nijoro, abasambanyi baratega nijoro, abapfumu n'abantu bashaka kwiyorosha ijoro bajya mu bupfumu bakora mu gicuku, mu ijoro biyorosa igicuku bakagenda mu bupfumu bwabo. Nijoro abatera kaci, nijoro abapfumura amazu, nijoro nicyo gihe cyabo cyo gukora, ni igihe cyo gukora kwa nijoro kw'abo bantu. Hari abemerewe gukora nijoro. Iranambwira ngo nijoro hari utubari twemerewe gukora nijoro, akenshi akabari ka kumanywa ntabwo gapfa kuboneka. Yego. Nijoro utubari turakora. Kabiri, nijoro ibisope birakora cyane. Nijoro ibisope birakora bigacurangira abantu bakagubwa neza. Nsobanukirwa ku ijoro. Mu gusobanukirwa ku ijoro ry'utubari, ku ijoro ry'ibisope, ngo umunyakabara wacuruza akabari kiwe agacuruza, akaba afitemo ibisope muri icyo gicuku cya nijoro, umuntu akajyayo akishyura inzoga zo kunywa, akishyura igisope, yarangiza agasinda agasohoka, yagera hanze nabwo agakubitana n'abajura bakamwiba, kandi yagiye ababaye afite agahinda, agiye mu kabari kugira ngo anywe anasinde, namara gusinda yumve ko umubabaro urashira, bikarangira atashye n'abajura bakamwiyibira, akikomereza gahunda ze agatagangarira hanze. Ikomeza kumbwira, insobanurira n'abandi bantu bakora nijoro, imbwira ko nijoro hagomba hakora abashinzwe umutekano, imbwira ko mu gicuku hakora abaganga, irongera imbwira ko mu gicuku hakora abantu basenga ku giti cyabo badasengeshejwe n'abandi bantu. Abo ni abantu bakora nijoro. Ku ruhande rw'ibyiza ni abashinzwe umutekano, ni abaganga, ni n'abantu basenga bisengesheje ku mutima. Arakubwira ati ndashaka kujya gusenga 9:00, ndagenda nsenge ngenda mu buryo bwose Imana ishyiraho bwo gusenga. Umugabo akabyuka agasenga, umugore akabyuka agasenga, umukobwa akabyuka agasenga. Nijoro nicyo gihe, nibo bantu bagomba gukora ku ruhande rw'abakora neza. Muri abo ngabo rero bakora nijoro, muri iki gihe cy'igicuku, birasaba abantu babiri. Bishatse kuvuga yuko aba bantu babiri bagomba gukora mu gicuku cya nijoro. Harimo abanyamwuka w'Imana nabo mu myuka y'izindi mbaraga bakoreramo mu gicuku cya nijoro. Abo bakorera mu zindi mbaraga rero nibo barimo abajura, nibo barimo abasambanyi, nibo barimo ibintu bibi cyane. Hakaba n'abafite umwuka w'Imana bari ku ruhande rumwe bashinzwe gukora nijoro, ariko bashinzwe umutekano, bari abaganga bari bufasha abantu. Kandi rero ngera ambwira ngo na nijoro abantu barabyara, ngo abagore batwite bashobora kubyara abana, ariko ngo umuntu wemerewe kubyara mu gicuku cya nijoro ni umuntu wasevinze, wariye neza,
akabasha kuzuza amashereka mu gituza cyiwe kugira ngo nabasha kubyara umwana azabashe kumwonsa mu gicuku cya nijoro, kuko nta hantu azabona ajya kugurira amata yo guhereza umwana niba adafite amashereka. Biramusaba yuko abyara ariko yasevinze, yagize ubuzima mu mubiri we bwo gusevinga amashereka yo konsa umwana. Hamwe ati mu gicuku kandi iyo umuntu aryamye abasha gukoresha social media, kuko hari ahantu hamwe na hamwe insengero ziba zifunze, niko nabwiwe, ibiro biba bifunze mu ijoro, ama ofisi abafunze, serivisi ziba zifunze, ubwubatsi burafunze, ndetse n'ubukwe burafunze. Nta muntu ukora ubukwe mu gicuku. Imbwira ko ibintu byinshi cyane nijoro bidakora, ahubwo hakora ibigenewe gukora mu ijoro. Ariko nsanga imbwira yuko iyo umuntu aryamye ashobora guhamagarana n'inshuti ye kuri telefone nijoro aryamye, ashobora kuvugana n'abantu kuri telefone nijoro, ashobora no kujya kuri YouTube cyangwa ahandi hantu agakuraho ijambo ry'Imana, kuko Imana yarambwiye ati social media nzikoreraho, nubwo Satani azikorera afite igisata cyiwe, ariko nanjye mfite igisata cyanjye muri iki gicuku cya nijoro, na social media zirakora mu gihe ibindi byose biri kwanga, ariko social media nazo zirakora. Ushakaho ibyiza arabibona, n'ushakaho ibibi arabibona, ariko nanjye nkoreraho. Ntabwo ari umwanzi gusa ukorera kuri social media nk'uko bamwe bajya babyibwira. Rero igicuku cya nijoro ababyeyi nibabyare ariko barabanje kurya intungamubiri zizafasha konsa abana babo. Mu gicuku cya nijoro ujye gukora ibintu bishinzwe gucunga umutekano, ari uko wiyizeye ko nukubitana na aduyi uramenya ukuntu urayirwanya, kuko urahagije nyine gukora izamu rya nijoro. Wibona abantu bajya mu ijoro ngo uvuge ngo bose ni bagenzi bawe, kuko hariya hagati haba hari ushinzwe umutekano, ari kubisikana n'umujura, ari kubisikana n'indaya, ari kubisikana n'utubari turi gusakuza. Ariko ngo kubera iki ngo bakingure utubari, ngo kandi ngo insengero zifunze. None se nyine nawe bazi impamvu utubari turi gufungurwa insengero zifunze. Ba nyirakabari utubari dukora muri weekend, dukora ku wa gatandatu no ku cyumweru. Ubwo rero abantu bari kuririmba mu gisope, namwe ubwo nizere ko muri tayari kugura ibyuma, kugura umuziki no kurepeta neza, kugira ngo muririmbire abantu bafite ibibazo barwaye, baje gushaka kuruhukira mu kabari, mu basindisha inzoga. We mu nyirakabari we basindisha inzoga, basinde kandi izo nzoga zawe barazishyura, muruzuza ibisabwa. Ariko burya atanga yo kuzuza ibisabwa. Rero ni igihe cya nijoro, ni igihe cya nijoro, ariko n'ibitaro bikeneye birakora. Abantu bari kuvurwa igihe cya nijoro, kuko umuganga yemerewe kuvura, umuganga yemerewe gufasha abantu barwaye, baremerewe, barushye nijoro. Ntihagire umbwira ngo nijoro kwa muganga barushye n'abaremerewe barafashwa. Ambulance ziba zigenda pya. Umuganga ni wanamufata ari maragenda nijoro ntawe umufata. Ariko burya nta kintu naconze, siko umuntu uri gusenga ahura n'ushinzwe umutekano ntagire icyo amutwara. Uziko bamenyana, aramuye batiwe nabari mu kazi, baramwihorera. Urumva? Ubwo rero usenga yisengesheje adatumwe ngo ya masengesho ya korari bamwe y'urusengero, reka nijoro se barayasenga. Nijoro hasenga y'umuntu ku giti cye, yibwirije ubwe, akajya gusenga ahamagawe n'Imana, atejya ku rugamba rwo gusenga. Undi nawe ashinzwe umutekano, ariko irambwira ati mu gicuku cya nijoro hari guhanganira abantu babiri, wo mu kirere cy'Imana nyir'ijuru n'isi, no mu kirere cy'indi zindi mbaraga z'imyuka. Uba atari muri ibyo birere, niba udakijijwe, utafite umwuka w'Imana, ndabivuga gutya, ntugire umwuka w'abarangi, urajya kuryama. Genda uryame. Yantumye ko mbabwira ngo mugende kwiryamira, kuko nimutaryama murakubitana n'umujura muvuye mu kabari. Musanga umujura ku irembo akubwira tumva uko imbwiye, nsanze ufite umugore wawe ufite ibibazo n'ibi n'ibi, mpereza aya ngaya nkugireyo, agustope na twa tundi uvanye mu kabari wasaguye, baradutwara. Hari utwuva ugeze mu kabari uradutanze, baguhaye inzoga urasinze, igisope kirakuririmbiye, urahagurutse uraririmbanye n'igisope, urarangije uratashye, ugeze ku muryango atumva uko imbwiye. Kubitanye n'umujura wa nijoro nawe akwibe twa tundi twari dusigaye, usigara utahe uri igipampara. Nugera mu rugo bya bibazo byose wari ufite uraguma byikorere ubijyane mu rugo. Kandi umuntu uri hanze niwe uzakubitana n'abambuzi agaruka arira, yakomeretse, yagize ibibazo byinshi. Icyo gihe ntuzarenganye Imana ngo ntiyakubwiye ngo jya kuryama. Numva agaciro ka ya korasi bajyaga baririmba,
ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi, ngwino winjire. Yego pe, ni uko nguko. Nibagende baryamana amavuta, barebe mu mperezo zabo ibyo bahawe bamenye. Kuko utaramenya gusobanukirwa umwuka w'abarangi n'umuntu ufite umwuka w'Imana, ayo maso kubera ko utayafite. Utu tubari dutatse Nyarugenge turahari dutatse my friend. Hari ukuntu abahanzi bajya baririmba na bano bo mu isi ukamva bahanuriye abantu. Hari umwe waririmbye avuga ngo ntugashukwe n'amatara yanyegereye muri paradizo. Ibyo byose na gahunda n'ishiraniro. Gatakwa ngo urusengero rwacu rutatse neza. Abacuranzi igisope harimo amatara birikaraga, harimo abakobwa bihindurika icyatsi n'umuhondo n'ubururu, nakajya bajyana ujyana n'injyana kabafasha guhimbaza. Bazi guhogoza barabizi, utamenya n'izo ndirimbo baba bazirepeteye, tazi ngo se ni iyi ndirimbo iri kujya, ugahagarara ugakanura amaso. Buri umusinzi hari n'igihe abyina atari yumva umuziki atari kumva amagambo. Naho bibereye abaceza baza ati ibyo muri guceza murabizi, arabanza agasinda. Byabura baririmbye uhura n'umusinzi ukabaza ati vitesi ni byiza, uvuye yose mwafashijwe se n'iziki satarako wowe gusa nafashijwe, ukafashijwe gusa nabyinnye, gusa nasirimbye ubona kunde nasinze, twasinze, umva twanyoye, nta kibazo dushaka kwiteza, twafashijwe. Ukamubaza se mwafashijwe n'iki? Habe cyo yakoze ni kimwe nuko bahagurutse amatangazo aratangwa, aravuga ati nitwagusindishije, nitwakubwiye amagambo y'ubusinzi, iyi fagitire wayishyuye, iyi fagitire uri buyishyure, ubu urabona nta bisabwa no hanze na hariya hejuru no muri parafo, urabona si wasinze ntabwo uzanakoramo gakoramo katanga, si wasinda ntiwishyure, urishyura inzoga baguhaye nyirakabari arakwishyura. Sikumva urya nari nasinze, uzikora ni nasinze unanga ya Dove yose koko ndi kubaka akabari, ndi kubaka bazajya bajya kogera. Uhura n'umuntu ati warayatanze, ati narayatanze, ari muzima ati nari nasinze. Bari bansindishije, bafite ukuntu bagomba kuza kukubwira amagambo agusindisha, ibyo kubabwira inzira iwanjye hari fagitire za Dove. Nari narangiza kwishyura n'amadeni yagiyemo n'ihene zanjye zarashiriye, kugira ngo maze ne kwishyura akabari k'abandi nangwereye. Bazi gusindisha rero, yarazaga gwatirita kuri kureba, Imana yambwiye nyirakabari ati yambwiye ngo mbabwire ngo uko utanze niko ubonye itaka muri Kigali, bitewe isaka UPI, isaka ubona UPI. Niko bimeze rero. Hari utubari my friend tuzi gusindisha abantu bakadandabira. Ubundi harako nabonye igikondo shakaratatse we, kari akabari ni sawa, akabari kagomba kuba ari VIP, akabari kadasa neza nubwo kemeye muri uwo mujyi, akabari kadasa neza ni kuri ubu na babandi bajyaga biha gucuruza muri karitsiye, uzaperereze ntibyemewe, ugomba gucururizwa ku bantu bafite utubari dusa neza. Dufite na parikingi, dufite n'umuhanda uhagera, dutuye ruguru mu mihana mu mihonongori, ntabwo twemera. Nyirakabari agomba kuba asobanutse, yaranize curuza akabari wowe agomba kuba asobanutse, yumva neza ururimi, gahunda zose azubahiriza. Nyirakabari kuko muri Babuloni ubundi gahunda ni imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo, kandi na ba nyiri ibisope bagomba kuba nabo. Wacurangira gute abantu? Wacurangira abahetsi gute utazi gahunda? Ejo ndari umuntu nabonye nyine ufite igisope, ati birere 7 arabisobanura, kandi tuzi kurimba mu gisope. Burije kandi umukwe ageze ku irembo, tujye tureka no kwirirwa tuvuga ibintu duseka. Muri iyi umwana aririmbira avuga ngo umwami ageze ku irembo, wabambwe ku musaraba, aje gukora nyabe. Haleluya.
burije n'igihe cy'igicuku nimurebe ko amatabaza yanyu afite basi mwisake basi ni mwisake nimusanga muri gucana ucana hakiri kare umenye yuko nta peteroli irimo musanga ntayirimo bahase ujye ku muhanjuzi umuko atari yaza kabisa ugenda ujye ku muhanjuzi wibikeho amavuta ubundi ujye mu nzu uryamana amavuta yawe uvuga ati nijoro akora abantu muri sinabyaye wa mugani w'abandi ngewe nkunda kuvuga ati haba hano muri nijoro akora sinabyaye uzi kuri kwikabakaba indaya niba uhuye nayo nijoro urwembe ibiri kunyuza n'igenda kandi burya n'ushinzwe umutekano buriya ntabwo agenda ubusa ntarakana abahetse none se uzi ko atagahetse naza abantu ikibuno cyayo bakubiseho kijyana kubi biragoye birasaba ko abantu bacekinga basi bakabika amavuta bakajya mu nzu ibintu byo gukorera nijoro urinza ijoro ryemerewe kuruhuka ijoro ryemerewe abantu ngo baryame Imana yagizeho ijoro kugira ngo abantu baryame Imana yatanze ijoro kugira ngo abantu baruhuke bari barushye mu mitwe nimujye kuryama ntabwo ari igihe cyo gukora uwemeye kujya mu kibuga cyo gukora rero abari kujya gukorera mu gicuku nibo bari kugarama turagenda dusimbuka imirambo turayisimbuka abara b'imbere tureba abayab'inyuma mwihangane byakomeye nijoro tuba dukweba bati ugasanga ikibaya kiruzuye bati wite ukareba ukabona igufwa ryasubira ku ryaryo koko ryaryo mu ijoro ariko buzacya nibudacya umukwe azaza mu gicuku cyangwa buke azaza ntazatinda kuko yabisezeranye natwe azaza ntazatinda haleluya Yesu ntahwema gukiza abantu ntimugasubire mu ngeso mbi ngo tuzabane nawe mu ijuru araduhamagara reka mbabwire haleluya Bibiliya iravuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo kandi ijambo ry'Imana ridusanga ngo duhore twiboneje nk'uko wagize gute aboneye muve muri za kadanse mwana iyi mikino muyivemo ubu turigeze mu gicuku cya nijoro nibavemo mureke baryame hasigara abantu bafite bagiye guhangana mu birere ufite umwuka ubu ari kurwana abanyamwuka kuko umunyamwuka w'Imana intwari zarananiwe ubu hasigaye intwarane ufite umwuka w'Imana aramenya mugenzi ufite umwuka w'Imana ufite umwuka w'abarangi aramenya mugenzi ufite umwuka w'abarangi baraziranye ufite umwuka w'abarangi arakubitana n'umuntu ufite umwuka w'Imana ati dore mwashatse ukuntu mukimanura mukakivomamo ibintu bikirimo kikamera nk'abandi tukakinoboramo amaso kubona kituzonze kirimo kiratuzuminga nuko nguko nibakubitana umwana inzoka izamurya agatsinsino namubona nawe azamumena umutwe ubu turi mu birere byo kumenana imitwe n'ikirere cyo kumenana imitwe ubumara bavuze ubuhuha urumva kandi utabirimo neza uriha kujya gutandaraza w'inyama n'amaraso nave hanze mwamubariye mukava mukajya kuryama mugasinzira mukirinda abanyamyuka ko barabagonganiraho ibisasu birabaturikana mukaberwa ibyabaye ubu ngubu hari gukora abashinzwe umutekano nibo bashinzwe umutekano urumva bari gucungana n'aduyi hanze n'abatwara abarwayi kwa muganga yo kujya kuvuga ngo urajya kutwara nturi umuganga nturi ushinzwe umutekano basi nturi no kujya gusenga ngo tubimenye ngo uvuge ati ngiye kwiherera basi njye kwisengera uri gukora iki hanze uri hanze ukora iki wakubaza ngo uri hanze uri maraya tubimenye uri umurozi uri umujura bo nta kindi kiba abajura turabizi twarabanetse nta kindi kibagenza ni ukwiba no kurimbura kandi barabyemerewe uri iki muri iri joro barabyemerewe umujura arakumanya arabyemerewe aragukatije urwembe nakubona naguca urwara aratobarinza gusange mu nzu wumva kaza umutekano nta bantu ujya ubona inzu basatse n'amadirishya bayateruyemo hano we imiryango barayiciye uragenda ukabona igipangu cye
kirera ari kwinyeganyeza yabaye afite amavuta mu mpere mwitabaza rye yamurika akamenya ko bari gucukura umuryango yibereye mu nzu nimujye mu nzu mucana amatabaza yanyu yake nibajya gucukura babona ati barimo ariko Dawidi yaravuze ati mwumva umuntu uri mu nzu ukuntu ameze uri mu rwihisho bw'isumba byose azahama gicucu cyishobora nimuze mwebwe muve hanze nibave hanze bafate utaribwa niyizire hakiri kare wibwe nawe rero baragukeresha ibyuma mu mwanya uraba ujya kwa muganga wowe uri kugenda muri iki gicuku nta nkweto wambaye si ubutumwa bwiza arimo aratanga urajajaba nta nkota y'ijambo ry'Imana ufite reka nta ngofero nta gakiza baramujanjura atanga akazi ku baganga nicyo kibazo gihari abaganga rero batangira bakora akazi ko kurara badoda abantu bagize Pasiteri gitara gica neza yagize agahita ashyiramo n'ubumara n'ubusaba bwe ariko ntabwo yakumva udatinganya duhigo bisaba kugutimbura ngo yaraje asanga bamunobye bamukubise kandi bari bene se ngo bamutambukagaho ngo bakamureba afite ibikomere ajojoba amaraso yakanyakatsi w'ikibundi cyajyaga muri iri joro nta turo ntaki mwagiye kuryama ubundi mwagiye kuryama kijajaba ngo kizi ngo gutera ngo za haleluya z'umurambara z'umurambaro zirakora urazitera ute dushaka ibifi binini kandi hakenewe abantu bafite intwaro urumva bagiye guhanganira nkawe nturajya Uganda nturajya Nigeria na Ghana ntuhazi rutanga ntaragusuhuza ngo akugangahura Yesu ni murana urimo uragenda ijoro waretse kugenda nijoro mwatubabariye rwose mwatubabariye ureke iri joro rigerwemo n'abarizi ngo utaranirigirwa mu ijoro ntamenye ukuntu bimeze ubundi ngo ntawe utinya ijoro atinya icyo yarihuriyemo nacyo nimureke abantu ijoro bakore abashinzwe gukora nijoro ntibakore uwahuye nawe rero agakubitwa ntibase niyirukangire ku baganga bantu bima abantu bahuye n'abajura bakabiba bakabakomeretsa abantu bacanganyikishijwe na ba nyir'utubari mujye ku baganga babavure nibamara gukira mujye akantu bavuze gakomeye barataka gutera muzunga wagera hano hanze undi twikoza mu mitana tumva ukuntu ivuze urapfuye ejo mu gitondo waje ufite ikibazo cy'umugore none n'abana ndabona bafashe waje umugore yakunobye kandi kirazira gukubita umugore n'umukubita barakufunga none yakuzengereje irambwiye ngo n'abana bafashwe nugera mu rugo abana nibo bakwiye nibo bagukubita igihe ikubwiye sana rero mugireyo hari umujura nijoro urakugirayo my friend arakugirayo akwibe namara kubona bigushizeho araguta ku muhanda niba hari abantu nabonye bagira akarimi keza n'abajura bazi kubivuga neza bavuga iyabo dutoraguye amafaranga kabisa babajura banijoro bati ngwino nkwere kandi dutoragura amafaranga baranabwira wabonye hano haruguru babajura aza akabati umwe akayata undi akaza gukurikiye muri kumwe ati turayatoraguye ngwino tujye kugabana babajura banijoro akubwira ati hari ahantu haraba amafaranga biranagana ngwino nkwereka ahantu tujya hari iyo yageze viza ibigenda nuko bimeze baragutwara bakagucucura bakakwica bakagusiga umutima uhagaze uri imodoka yawe n'amavuta bigonga moteri none se wagize ngo urakwiga unyume n'amavuta bure tuzara ukuntu ugonga moteri bizakomera ni igihe cya nijoro turasoje nibarebe ko amatabaza yabo abwirwa benshi kumva bene nabo mvuga ikinyarwanda turi kuvuga ururimi tuvuga ubwo rero barebe ko amatabaza arimo amavuta basinzirane nayo usanga atarimo ajye kubahanjuze hakiri kare umuko atari yaza ariko nimurangiza mujye kubika ubundi murebe kugira ngo ujye kuri tere genda ubanze urebe ko uri muri bariya bantu twavuze bashinzwe gukora nijoro nusanga utarimo wigire kuryama uri umubyaza si uko se ubyaza abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo udoda ibikomere abakomerekejwe abajura babasahuye urabafasha uri umusirikare uri ku rugamba uri gucunga umutekano niba uri ku munara uri kureba aho imigabo n'imigambi y'umwanzi igeze ituruka tubwire mujye kuryama turashoje turabashimiye mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro
dushimiye na mushiki wacu. Iyo tuvuze ngo kujya kuryama abantu benshi ntabwo bumva ibyo ari byo. Mujye mu rugo, mu rugo rw'Imana ajya runyereka, ndurora runyegereye, arumishurira. Mwagiye mu rugo, Njye mu rugo, mujye mu rugo, njya kuryama. gende muryame mwigumire mu rugo. Urugo rw'Imana rurahari. Ngwino winjire. Ngwino winjire. Urugo rw'Imana. Biraba ngo Amaboko. ateza ki? Amaboko. Amaboko. Kandi urugo rwe rufite umutekano. Nta kibazo kiba kirimo ku bantu bari mu rugo. Na- Abantu biryamiye muri Yesu Kristo Barasinziriye. barasinziriye, Baguwe neza. ubu hari abasinziriye bizeye Jya bategereje ndyamana kuzazukana umunezero. Umunsi hari abari muri we yaravuze ngo mbahaye amahoro yanjye atari nk'ay'ab'isi. Abantu bari mu rugo bafite ukuntu babayeho, bafite umunezero, baruzuye, nta isi yabakanga. Baravuga ngo twebwe turi mu rwihisho. Hari umuntu nasanze ari mu rugo aryamye, ndamubaza ko wimereye neza, aravuga ati ntamera neza. Aravuga ati dore ukuntu ntohagiye, Amina. meze nk'igiti gitewe hafi y'umugezi. Hallelujah. Urabibona ukuntu ndi kwera imbuto mu gihe cyane, izuba ryava, Ryava, imvura birera, yagwa, ibibabi igicuku biratoshye. cyahira. Hallelujah. Yewe meze neza kuko ufite ahantu ushorera imizi. Si uko se. Atari kuzi ko ari byo, nanjye navuga ati nanjye ndi kubyumva. Ndi kubyumva. Hari ukuntu umuntu avuga ururimi nawe ukajya Ugahita urwumva. urwumva. Reka atari kuzi ko numva nanjye meze nk'uko Siyoni igoswe Amen. n'indi misozi. Si uko rata. Ati ndahamye, Ndahamye. ndashikamye, Yigura. ndakomeye. Mu rugo. Haleluya, ndi Mu mu rugo. rugo. Ndi mu rugo kwa papa. Hari umutekano. Mu rugo Imana igifata Hari byose. igatunganya ameza Mbere y'abanzi bacu. mbere y'abanzi bacu, ikavuga ati Tukarya bashyigiye. mwirire. Tukarya bahekenya. Eh, Kitubanyeho. eh, Kuki kiriho. eh, Kuki tutashaka ko ukishima. Eh. Kubera iki cyishimye. eh. Akataganga. cyane twari tuzi ko twakirangije, kumbi ibanga kiri mu rugo. Kiri mu rugo. Gicungiwe umutekano. Imana ishimwe. Bajye mu rugo. Beti Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. N'abari badukurikiye Imana ibahe umugisha. Amen. Nanjye Imana imuhe umugisha njye wayoboye ikiganiro. Ikiganiro. Ni ukuri kanongere mbatureho iby'imbaraga. Uwiteka abarindira umutekano. Amen. Uwiteka abaha ubwenge. Ni ukuri. Uwiteka abarinde muri byose. Amen. Abaha umugisha. Yego. Abaha amahirwe. Amen. Imibiri yanyu irindwe. Imyuka yanyu Uwiteka yirindishe urukundo rwe. Amen. Ubugingo bwanyu buba amahoro. Ubutunzi bwanyu ntibukazeho umugayo. Ishimwe. Uwiteka abaha umugisha nicyo mbatuyeho. Amen. Kandi imbaraga z'Imana yacu zikomeze zibarindire mu rugo. Amen. Reka mbwire abantu bari baragiye ingurube, mutahe iwanyu bararya bagasigaza. Agasigaza. Mugarukire mu rugo iwanyu kwa data. Nimuze uyu munsi barababagira ibimasa. Yego. Muve mu ijoro sha, muve mu ijoro, mureke abantu bari muri systeme y'Imana bakore. Biriya yaravuze ngo hanze mu ijoro haba yimbwa, Imbwa n'abarozi. abarozi, abasambanyi, n'abakunda kubera. n'abanyabinyoma ari bakabikora. Nabo bahanze. n'ababeshyi bose naho bibera. Bose bari hanze. Kumuze mu rugo rw'Imana. Nyuma ni hafi. Imana ifite abantu yashyize ku munari hagati. Mukaruke. Muze. Hari na mu rwenda n'icyenda zari hamwe mu rwuri. Mureke umucunguzi ajya gushaka niyazimiye. Nicyo kiba gitumye dukora ikiganiro nk'iki. Niyo mpamvu ijwi ry'Imana riba risanze umubyeyi nk'uyu, rikamubwira amakuru y'ijoro, kabaga ati iwacu ni imuhero. Burishe. Buracyahanyuma. Ndabaza ibyaremwe byose ni muzumva imanda ye. Yesu ashimwe. Mwakoze kubana natwe, reka duhure mu biganiro byacu by'ubutaha. Shalom shalom. Beti Imana iguhe umugisha. Niba reka namamaze ikiganiro twagisoje, reka namamaze. Umuntu wese ushobora kuba afite ubukwe, sibyo? Umuntu wese ushobora kuba afite ubukwe akaba akeneye umukristo umwambika, atari abakristo babatuburira, utamuhenda, yegere Beti yambika abageni. Nawe noneho kumwayese izi ni platform zacu. Ikiganiro twagisoje sinasezeye asabera, twamaze iby'umwuka tugarutse ibyo kubaha amahema. Ega n'uburenganzira bwacu tugomba gushaka ibyo turya, nta tegeko ritubuza guhaha. Urakoze urantunguye nubwo narinzi kuri ubikore, ntabyo narinzi. Sibyo, nta tegeko ritubuza guhaha. Niba uri umugeni ukaba ufite ubukwe, gana Beti na dekorasiyo byose, ubwo n'ibindi birori si n'ubukwe. Turayifitiye my events.
byose event Karabo event yego kandi nzagukorera publicité nziza nyishyire kuri Prince Robert Rwanda no kwa Mushumba Amasengesho nta kibazo. Imana ikumugisha. Mwakoze kubana natwe, reka tubabwire ngo naho butaha ciao ciao. Yego murakoze.